Yesu ashimwe, waramutse neza. Uyu no munsi wanjye, uyu no munsi wawe, uzajya uhora wibuka ko ari umunsi utazagaruka, maze wikundire muri Kristo, unezererwe ineza ye, unezererwe urukundo rwe, ukora icyo ugomba gukora hano mu isi, ubera abantu uw'umugisha, ubera abantu uw'umumaro. Ibyo Uwiteka agutegerejeho wizere neza ko afite n'imbaraga aguhaye zo kubisohoza. Ntabwo ajya dusiga twenyine, ntabwo ajya duta. Buri kintu cyose adusaba gukora aba ari inyuma yacu adushyigikiye kugira ngo akitubashishe. Reka dufatanye gusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cyo Gutegeka kwa kabiri ku gice cyaho cya 15 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Nguko imyaka 7 ishize uzajya ugira ibyo uhara. Ubu aba ari bwo buba uburyo bw'uko guhara. Umwishyuza wese aharire mugenzi we icyo yamugurije, ntazakishyuze mugenzi we na mwene wabo, kuko guhara kwategetswe n'Uwiteka kwaranzwe. Umwaka wo guhara cyangwa se kurekera abantu imyenda cyangwa se ibyo babaga barabagujije warageraga nyuma y'igihe runaka cyangwa se nyuma y'imyaka 7 habagaho umwaka wo guhara. No kuvuga ngo barabitangazaga bakavuga ati wa mwaka wo guharira abantu imyenda yabo n'ibyo twabagurije urageze. Hanyuma Uwiteka yababwiraga uko bigomba gukorwa. Ibi byose ni urukundo kandi biragaragaza Kristo. Inshuti z'Imana, Kristo yagiye aduharira imyenda yacu, ibyaha byacu, imyaka yacu yo kuyoba no kurorongotana, byose arabiduharira, byose abyishyiraho. Ibi byose byabaga bishushanya uburuhukiro bazabona muri Kristo Yesu. Kubwo urukundo Imana ibakunda, ntifuza ko abantu bahora biganyira ibyo bananiye kwishyurira abandi. Imana rero ibashyiraho imyaka yo guhara. Umuntu agaharirwa icyo yabaga yaragurijwe, bakamuhanaguraho uwo mwenda, mu yandi magambo ntibongere kukimwishyuza. Byari itegeko ryagombaga gushyirwa mu bikorwa ku muntu w'ubwoko bw'Abisiraheli. Ku murongo wa 4, ariko ntihazagire abakene baba muri mwe, kuko Uwiteka atazabura kuguhera umugisha mu gihugu Uwiteka Imana yawe guhaho gakondo ngo ugihindure. Niba ugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, ngo witondere aya mategeko yose ngutegeka uyu munsi uyumvire, kuko Uwiteka Imana yawe izaguha umugisha nk'uko yagusezeranije, kandi uzaguriza amahanga menshi ariko ntuzayaguzaho, kandi uzatwara amahanga menshi ariko yo ntazagutwara. Uyu mugisha wo kugira ibisaga cyangwa se wo kugira ibigwiriye, wo kudatwarwa n'andi mahanga, ahubwo akaba ari bo bayategeka cyangwa akaba ari bo bayayobora, ibanga ryabyo cyangwa se kubihabwa cyangwa se kondisiyo byari ukumvira Imana. Ku murongo wa 5, niba ugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, ngo witondere aya mategeko yose ngutegeka uyu munsi uyumvire, nibwo uyu mugisha uzakuba. Nshuti y'Imana, ijambo ry'Imana bitubwira inshuro nyinshi, ariko kumvira kuzana umugisha, kumvira kuzana amahoro, kuzana kugubwa neza, kuzana kutikanga ikibi, kuzana kutagira impagarara mu mutima, kumvira kuzana kuryoherwa mu myaka Imana idutije hano ku isi. Uko byabagendekeraga na niyo musibira cyakorwa mu buzima bwacu. Uzahora ubiharanira, witoze kumvira Imana no gukora ibinejeje umutima w'Imana, maze urebe uburyo ubuzima bwawe buhembuka. Umwanzi akabura icyo akurega, akabura ibyo agushinja, ubuzima bwawe bukagira amahoro menshi. Iyo tuvuga amahoro, ntituvuga ngo ni ukuba nta bigeragezo bihari. Byaba bihari ariko ukabigiramo amahoro, ukabirusha imbaraga, ukabitsinda, kubera imbaraga dukura mu kumvira Imana. Ku murongo wa 7, nihaba muri mwe umukene ari umwe muri bene wanyu, ahantu hose h'iwanyu mu gihugu Uwiteka Imana yawe guha, ntuzanangire umutima wawe, ntuzagundire ibyawe ngo byime mwene wanyu w'umukene, ahubwo ntuzabure kumuramburira iminwe cyangwa se kumuramburira ibiganza, ntuzabure kumuguriza ibimumaze ubukene bw'icyo akeneye. Wirinde kwibwira icy'ubuntu buke uti umwaka wa 7 wo guhara imyenda urenda gutaha, bigatuma urebana imbabazi nke mwene wanyu w'umukene, ukanga kugira icyo umuha, adatakira Uwiteka akurega ukagibwaho n'icyaha. Ntuzabure kumuha, kandi numuha ntibizakubabaze, kuko icyo ngicyo kizatuma Uwiteka Imana yawe iguhera umugisha umurimo wawe wose n'ibyo ugerageza gukora byose. Uwiteka aracyababwira ngo muri bene wanyu hazaba harimo wenda abakene. Nihaboneka umukene bugufi bwawe, ntuzareke kumuramburira ibiganza, ntuzareke kumugirira neza, kandi ntuzayimugirire usuhuza umutima kandi ubabaye, ngo uvuge ngo umwaka wa 7 wo guharira imyenda uregereje. Tuvuge niba umukene akennye mu mwaka wa 6, nguvuge ngo ubu ni inkimuho ubungubu, mu mwaka wa 7 bazatangaza wa mwaka wo guharira imyenda, ahita aherana ikintu cyanjye ngo bikore ugononwa mu mutima. Nibyo Uwiteka yababwiraga, muzaramburira abakene bari muri mwebwe ikiganza, muzabikore mubikunze, muzabikore munezerewe, Uwiteka ntazabura kubaha umugisha. Nshuti y'Imana, na n'uyu munsi niko bimeze. Hari igihe umuntu runaka urusha ubushobozi, ubona nta naho yakura, ashobora kuza kubwira ati nguriza ikintu iki n'iki, ariko mu mutima wawe ukumva ntugiye kumuguriza, ugiye kukimuharira. Ibyo bintu nibiza mu mutima wawe, nusanga ubishoboye uzabikora. Inshuti y'Imana, ngo bizanezeza umutima w'Imana, kandi Uwiteka azaguha umugisha mu byo ugerageza gukora byose. Ku murongo wa 11,
kuko ari ntabwo abakene bazashira mu gihugu. Nicyo gitumye gutegeka nti ntuzabure kuramburira iminwe cyangwa ibiganza mwene wanyu w'umukene w'umworo uri mu gihugu cyawe. Niba kugurisha mwene wanyu w'umuheburayo cyangwa w'umuheburayo kazi akagukorera imyaka 6, mu wa 7 uzamuhare ngo akuveho agire umudendezo, kandi numuhara ngo agende agira umudendezo ntuzamuhare ntacyo umuhaye. Uzibuke yuko nawe wari umuretwa mu gihugu cya Egiputa, Uwiteka Imana yawe ikagucungura. Nicyo gitumye uyu munsi ngutegeka ibyo. Ni ryari baguraga bene wabo? Nuvuga ngo byashoboka kumwe muri bene wabo umuheburayo cyangwa umuheburayo kazi yakena, bikaba ngombwa ko yigurisha akaza gukora nk'imbata. Biramutse bigenze gutyo ngo nibigera ku mwaka wa 7 uzamure kuri uzamuhora agenda, kandi nagenda ntuzamureka agenda imbokoboko, ntuzamureka agenda ku buryo ntacyo afite biri musabe kongera kwigurisha ahandi hantu. Uzamuremere mu yandi magambo, uzagira ikintu Uwiteka akababwira ngo ibyo ngibyo muzabikorere kwibuka ko namwe mwarabaretwa. Niba hariho ikintu gituma tubasha kurekurira abandi tukabaha abo turusha amaboko tukabafasha ikintu tubarusha, ni umutima wibuka. Wibuka Uwiteka yagukuye, wibuka Uwiteka ibyo yagukirije. Niba warigeze gusonza, kugaburira abandi byakorohera, wibuka uko inzara iryana, ukibuka ko abana bawe wenda baraye ubusa, ukumva vuba cyane umutima w'umuntu wakubwira ngo ndaje umwana ubusa. Kwibuka rero bitubera imbaraga zituma tubasha gukorera abandi ibyo natwe Uwiteka yadukoreye mu minsi iba yaratambutse. Hanyuma kwibagirwa bikatubera inzitizi ituma tutabasha gukorera abantu ineza bitworoheye, kuko tuba twaribagiwe aho Imana yadukuye. Ku murongo wa 19 ngo uburiza bw'ikigabo bwose bwo mu mashyo yawe no mu mikumbi yawe uzajya ubwereza Uwiteka Imana yawe. Ntugakoreshe uburiza bw'inka yawe, ntukogoshe cyangwa ntugakukemura cyangwa gukuraho ubwoya, ntukogoshe uburiza bwo mu mukumbi wawe. Ujye ubusangira nawo mu rugo rwawe imbere y'Uwiteka Imana yawe uko umwaka utashye, ahantu Uwiteka azatoranya. 23 Ariko ntuzarye amaraso yabwo, ahubwo uzajye uyavushiriza hasi nk'uko bamena amazi. Murabizi cyari kizira ko baryana inyama n'amaraso, kwa amaraso ngo arimo ubugingo, cyari kiziranga bagomba kuyamena hasi. Ahangaho Uwiteka arababwiye ngo uburiza bw'inyamaswa cyangwa se itungo ryavutse bwa mbere, iryo twakwita imfura turamutse tubizanye mu bantu, ngo ntibakarikoreshe imirimo. Murabizi itungo rishobora guhinga, rishobora gukoreshwa ibindi bintu, ntibakarikoreshe kuko ari iryo Uwiteka. Ariko bikongera bikanezeza. Uwiteka arababwira ngo iryo tungo muzarirye, nuvuga ngo muzanezerwe muririre imbere y'Uwiteka. Ibintu byose Uwiteka adusaba uyu munsi ni twebwe bifite inyungu, nshuti z'Imana. Iryo tungo yabagabwiye ngo ntibazarihingishe n'iryo Uwiteka, n'ubundi nibo bongeraga bakarirya bakarinezererwa. Nta kintu Umwami Imana adusaba cyo kutugora, cyo kutuzanira ingorane, cyo kutuvuna. Habe mu kumwubaha, habe mu kumukorera, habe mu kugira ibyo twitanga mu bwami bwe, byose ni twebwe bifitiye inyungu n'umugisha. Imana iguha umugisha, uhitemo kumvira Imana buri munota ugize ubuzima bwawe. Ugira umunsi mwiza.